isi dutuye haracyari ibiremwa bitwibutsa ibihe bya kera cyane, ibihe by'ubuzima buteye ubwoba kandi bw'ibitangaza. Ingona ni kimwe muri ibyo biremwa, zimaze imyaka isaga miliyoni 200 ziriho, zabayeho mbere y'ibinyabuzima binini byitwaga dinezoro, ndetse ziranarokoka igihe izo nyamaswa nini zacikaga ku isi. Ibi ni ibiremwa bikomeye kandi biteye ubwoba kurusha ibindi byose biboneka mu mazi no ku nkombe zayo. Ariko se twaba tuzi byose kuri zo? Ese hari ingona nini kurusha izindi zaba zarabayeho mu bihe bya kera cyane? Kandi se ingona zo muri iki gihe zishobora kongera kugira ubunini nk'ubwo? Reka twinjire mu isi y'ibi biremwa binini byo mu mazi, tureba amateka yabyo, ubuzima bwabyo muri iki gihe, n'ibibazo by'ejo hazaza bizitegereje. Bakaza neza mu isi y'inyamaswa zidasanzwe. Niba utaraba umwe mu bagize JD Rwanda, kanda subscribe n'akazogera, dukomeze dusura ibindi binyabuzima bitangaje. Hagati y'imyaka miliyoni 100 n'imyaka miliyoni 110 ishize, mu butayu bwa Sahara habaga ikiremwa kinini cyane kitari gisanzwe. Abahanga mu bya siyansi bakise Sarcosuchus imperator, ariko izina ryamamaye cyane ni Super Croc, ingona ikomeye cyane. Iyo urebye amagufa yayo yavumbuwe, uhita ubona ko yari nini mu buryo budasanzwe. Yashoboraga kugira uburebure bwa metero zigera kuri 12, ikagira uburemere bwa toni 8 zose. Wigereranije n'ingona nini cyane z'iki gihe, usanga Super Croc yari hafi inshuro 2 mu burebure, kandi ikaba yari iremereye cyane kurushaho, wenda inshuro 4 cyangwa 5. Yari ifite amenyo arenga 100 maremare kandi akomeye nk'imisumari y'icyuma. Iyo yabumaga yashyiragaho imbaraga za PSI 8,000. Ni ukuvuga ko kuri buri buso bwa santimetero karimwe yahashikamizaga uburemere bungana na kilogarama 3,600. Ni nko gufata imodoka 3 ntoya ukegeranya ibiro byazo ukabimanurira ku kintu runaka. Bivuze ko yashoboraga kumena igufa ry'inzovu mu kanya gato nk'ako guhumbya. Super Croc yabaga yihishe mu mazi, ifite amaso manini angana na santimetero 5 kugeza kuri santimetero 10. Yabashaga kureba hejuru mu gihe yabaga iri mu mazi. Yari umuhigi wihishe utagira ubwoba. Abahanga batekereza ko iyi ngona nini cyane yabaga ku nkengero z'imigezi minini yo muri icyo gihe, yihishe mu mazi itegereje umuhigo uza kunywa amazi utaza akaga kari imbere yawo. Yari umwami w'ibikururanda byo muri icyo gihe, nta kindi kiremwa cyashoboraga kuyihangara. Nubwo bwose Super Croc itakiriho, umuryango w'ingona wakomeje kubaho no kwihanganira impinduka zikomeye zabaye ku isi. Ingona zo mu mazi y'umunyu, saltwater crocodiles, zo muri Australia nizo nini cyane. Izi nizo ngona nini kurusha izindi mu moko 23 y'ingona aboneka ku isi. Ingona nkuru y'ubu bwoko ishobora kurenga metero 6 mu burebure kandi ikagira uburemere burenga toni 1. Zifite uruhu rukomeye nk'icyuma, amenyo arenga 60 akareshye kandi akomeye nk'imisumari, ashobora kumena igufa ryose. N'imirizo yazo ifite imbaraga zidasanzwe, ikaba ingana hafi na 1/2 cy'uburebure bwazo bwose. Zifite ubushobozi bwo kwihisha mu mazi ntizigaragare, zikata ku muhigo wazo mu buryo butunguranye kandi bwihuse cyane. Ni ibiremwa byageze ku ndunduro y'ubuhanga mu kwihindura kw'ibinyabuzima, bikaba byarabashije kurokoka ibihe byinshi bikomeye. Ariko kandi ubwo bwoko bunini n'ubwo bukomeye buzana n'amakimbirane ku bantu. Mu majyaruguru ya Australia, cyane cyane mu gace ka Darwin, abantu n'ingona bahuriye mu mwanya umwe. Ibi bitera impanuka ziteye ubwoba. Buri mwaka hari abantu bapfa bazize ingona zo mu mazi y'umunyu. Nubwo leta ishyiraho ingamba zo kuzifata no kuzijyana kure y'abantu, umubare wazo urakiyongera kandi zimwe zinjira mu mijyi no mu nkengero zayo. Ikibabaje kurushaho ni uko hari ingona zimwe na zimwe zimenyereye gutera abantu, zikaba rogue crocodiles, ingona z'ingome cyane. Izi ngona ziba zarigeze gutera umuntu, zikabona ko byoroshye, zigahora zishakisha uko zabikora ukundi, zikaba ziteje akaga gakomeye cyane kurusha izindi. Abashinzwe umutekano w'ibidukikije bahora bahanganye n'iki kibazo, bafata ingona zigaragaye hafi y'abantu bakazijyana ahandi, ariko n'urugamba ruhoraho kugira ngo humvikane neza imyitwarire y'izi ngona n'uburyo bwo kubana nazo mu mahoro. Abahanga barimo gukora ubushakashatsi bwimbitse. Urugero, Dr. Adam Brighton n'itsinda rye barimo gukusanya ibice by'uturemangingo DNA tw'ingona zo mu gace ka Darwin. Intego yabo ni ukumenya ingona ziza muri ako gace zituruka n'uburyo zigenda. Ibi bizafasha mu gushyiraho ingamba nziza zo kuzicunga no kuzirinda abantu. Hari n'abandi bahanga nka Dr. Gregory Erickson bapima imbaraga ziri mu kurumana kwazo. Bakoresha ibyuma byabugenewe kugira ngo bamenye neza imbaraga ingona zikoresha iyo zirumye. Ibi biduha ishusho y'ukuntu ari ibiremwa bikomeye cyane. Ikindi gitangaje
buhagije n'ubwenge bw'ingona. Nubwo ubwonko bwazo ari buto cyane ugereranyije n'ingano yazo, zigaragaza ubushobozi bwo kwiga, kwibuka ndetse no gutegura imigambi. Zimwe mu ngona ziri mu bubiko bw'inyamaswa zishobora kwiga gukora ibintu runaka kugira ngo zihabwe ibyo kurya, kandi zikagaragaza ko zizi gutandukanya abantu cyangwa ibihe by'umunsi. Kimwe mu bintu bitangaje cyane ku ngona ni uko zidakura ngo zihagarare. Ibi babyita croissance indéterminée, gukura kudahagarara. Mu gihe ibindi biremwa byinshi bigera ku kigero runaka cy'umukure ntibyongere gukura, ingona zo zikomeza kwiyongera mu bunini n'uburebure mu gihe cyose zikiriho. Ibi bivuze ko ingona ishaje cyane ishobora kuba nini mu buryo budasanzwe. Mu bubiko bw'inyamaswa, aho ingona zibona ibyo kurya bihagije kandi ntizihure n'ibyago byinshi nk'izo mu gasozi, zishobora kubaho igihe kirekire cyane kandi zikagira ubunini bukabije. Urugero ni ingona yitwa Gomeke yabaga muri pariki yo muri Florida, yageze ku burebure bwa metero zirenga 5 n'ibiro bigera kuri 900. N'ubu hari indi nini cyane yitwa Maximo muri iyo parike, n'ubundi ifite metero zirenga 4.5 n'ibiro birenga 540, kandi iracyari nto ugereranije kuko ifite imyaka 40 yonyine. Bivuze ko ishobora kuzarushaho kuba nini cyane mu myaka iri imbere. None se byashoboka ko ingona zo muri iki gihe mu bihe runaka zishobora kongera kugira ubunini nk'ubwa Super Croc yo hambere? Abahanga bavuga ko ubushobozi bwo kuba nini cyane buhoraho mu muryango w'ingona. Niba ibihe byaba byiza nk'ubushyuhe buhagije, ibyo kurya byinshi n'umwanya uhagije, birashoboka ko twakongera kubona ingona nini cyane kurusha izo tubona ubu ngubu. Nubwo bitaramenyekana neza niba zishobora kungana na Super Croc, ikizwi neza ni uko izi nyamaswa zikomeye zifite ubushobozi budasanzwe bwo kwihanganira ibihe no gukomeza kuba ku isonga mu biremwa biteye ubwoba ku isi. Ingona rero si ibiremwa bisanzwe, ni ishusho y'amateka maremare y'ubuzima ku isi, ni ikimenyetso cy'imbaraga kamere kandi n'urwibutso rw'uko nubwo umuntu yigize umwami w'isi, akiri ibiremwa bikomeye kandi biteye ubwoba tugomba kubaha no kwitondera. Ubushakashatsi buracyakomeje kugira ngo tumenye byinshi kuri zo, ariko ikintu kimwe kidashidikanywaho, ingona zizakomeza kuba zitangaje kandi ziteye amatsiko mu myaka myinshi iri imbere. Twari kuri JD Rwanda, naho ubutaha.